Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Tumaze iminsi mu materaniro ya Pentekoti buri mugoroba, byatumye ntabona umwanya wo gukomeza tuvuga ku nyigisho yacu yo gukura. Ndizera ko namwe aho muri kugira ibihe byiza muri iki cyumweru cyo kwitegura Pentekoti. Ariko reka tuvuge gatoya ku kuzura umwuka, kuko mu nyigisho zacu zo gukura twavuze ko kimwe mu bivuga gukura harimo kuzura umwuka, aho Pawulo yavuze ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi ahubwo mwuzure umwuka. Iyo tuvuze kuzura umwuka, rimwe na rimwe abantu bahita bumva babigereranya no kuzura impano z'umwuka wera. Kuzura umwuka bakumva ari impano z'umwuka wera, bakumva ari ukujya mu mbaraga, tukavuga mu ndimi, tugahanura, tugakora ibitangaza. Ibyo nabyo ni iby'umwuka, ariko ni agace gatoya. Pawulo yaravuze ngo duhanuraho agace, tukamenyaho agace, niko yabibwiye Abakorinto. Kuzura umwuka birenze ibyo ngibyo. Kuzura umwuka ubusanzwe ni ukuzura Imana ubwayo. Yesu yavuze ko Imana ari umwuka. Aravuga ngo abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Igihe Petero yavuganaga na Ananiya na Safira, yarababwiye ngo niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera. Arangije aravuga ngo si abantu beshye, ahubwo ni Imana ubeshye. Kuba kubeshya umwuka bingana no kubeshya Imana, ni ukuvuga ko Imana ni umwuka. Kuzura umwuka rero birenze kujya mu mbaraga no kuvuga mu ndimi no gukiza indwara, birenze ibyo ngibyo. Kuko Imana ubwayo, ubugari bwayo, ubunini bwayo, ubwenge bwayo, birenze ibyo ngibyo. Kuzura umwuka ni ukuzura Imana, ukuzura ubuzima bwayo, ukuzura ubwenge bwayo, ukuzura imbaraga zayo, ukuzura kwera kwayo, gukiranuka kwayo, ukuzura na za mbaraga n'impano na kwa gukora ibitangaza n'imirimo yayo. Byose biri mu gice kigize kuzura umwuka wera w'Imana. Ikintu gikomeye rero kituranga iyo turi kuzura umwuka ni ibitekerezo byacu, naho ibitekerezo byacu bigana. Ibitekerezo by'umuntu iyo yuzuye umwuka byerekera nyine ku by'umwuka. Pawulo yabwiye Abaroma mu gice cy'8 umurongo wa 5 ko abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Iyo umuntu yuzuye umwuka kuko aba yuzuye Imana ubwayo, ibitekerezo bye, ibyifuzo bye, ibyishimo bye, byose nta handi byerekera keretse ku Mana. Amaganya ye aba ari Imana ubwayo, aganya ashaka icyatuma arushaho kumenya iby'Imana ishima, aganya yifuza kurushaho gusobanukirwa Imana. Ntabwo aba akiganyira iby'umubiri, ntabwo aba akiganyira iby'ubu buzima. Abageze hahandi Pawulo yabwiye Abakolosayi ngo ni uko mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Uwo mwuka tujya tuvuga ngo ni simako, ni nka simako izadukurura idushyira Yesu mu kirere. Nta niko umuntu wuzuye umwuka akiri na hano muri ubu buzima yumva nta handi ibitekerezo bye byerekeye. Ni ku ijambo ry'Imana, ni ku masengesho, ni ku itorero, ni ku bantu b'Imana, ni ku by'umwuka, ntabwo ari ku by'uyu mubiri. Pawulo wagiye wandika aya magambo nawe ubwe yahoraga avuga uburyo mu mutima we ahora ashaka kuronka Kristo, ahora yifuza kumumenya, ahora yifuza, nubwo yari yarateye intambwe nyinshi, akabasha kuba akora ibitangaza, akabasha kuba ahanura, akabasha kuba akoreshwa n'Imana bitangaje,
ariko yumvaga bidahagije, agakomeza kuvuga ngo sindafata icyo Kristo yamfatiye. Ni nko kuvuga ngo sindagera ku rugero nkwiriye kugeraho. Kuzura ni ukuba mbona Imana ubwayo. Ubusanzwe agakiza ni ukugaruka ku Mana. Twavuye ku Mana turagwa tujya ahandi hantu hatari ku Mana. Agakiza ni ukugaruka ku Mana. Kuzura umwuka rero ni ukugaruka mu Mana, ni ukongera kuganzwa n'Imana ubwayo, ku buryo ubuzima bw'umuntu bwose yumva bwerekeye ku Mana. Hanyuma nk'uko Pawulo yakomeje abivuga n'ubundi mu Baroma, umwuka w'Imana ubwe akajya aguhamiriza, ahamanya n'umwuka wawe yuko uri umwana w'Imana. Wakwireba ugasanga ntabwo ibyo mu isi ari byo urarikiye, ahubwo ushobora kuririmba nk'abamuririmbyi wavuze ngo iby'ino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Turi mu rugendo rwo kongera guhindurwa. Pawulo yaravuze ngo twambura umuntu wa kera tukambara umushya, uhindurirwa kugira ubwenge no kugira ishusho y'iyamuremye. Urugendo turimo ni urwo kugaruka mu bwiza bw'Imana, mu ishusho y'Imana twatakaje, kandi icyo ni igikorwa cy'Umwuka Wera. Atweza buri munsi. Uko kutweza, uko agenda atweza akuramo ibitari ubushake bw'Imana, niko aho bivuye hagenda higarurirwa n'Umwuka Wera. Yesu ubuzima bwe bwari ubuzima bw'umwuka. Uhereye mu gusamwa bwari ubuzima bw'umwuka. Niyo mpamvu Yohana yamuvuze akavuga ngo watumwe n'Imana wese avuga amagambo y'Imana, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Kuko Yesu yari yuzuye umwuka hose bitagira ikigero, amagambo yose yavuze ni amagambo y'Imana. Yavugaga amagambo y'Imana. Iyo twuzuye Umwuka Wera rero, natwe ibitekerezo byacu biba ku Mana, ibyifuzo byacu bikaba Imana, hanyuma uko twifuza iby'Imana tubigirira inyota, tubishaka, akaba ariko bigenda byinjira mu buzima bwacu, kugeza aho Pawulo amaze kuvuga ngo nuko mwuzure umwuka, aravuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mushima Imana mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo iyo abantu buzuye umwuka, muri bo hasohokamo zaburi, indirimbo, ibihimbano by'umwuka, amashimwe, kubera ko baba buzuye Imana, buzuye ubuzima bw'Imana. Iby'Imana nibyo bisohoka muri bo. Imana iduhe umugisha, buri wese yifuze yuko kuzura umwuka bimubera kuzura Imana muri we, maze bigatuma ubuzima bwe bugenda buhinduka kuko busa n'Imana, kugeza aho tuzagera hahandi Yohana yeretswe mu byahishuwe, akabona ngo abacunguwe bari kumwe na Kristo, kandi izina ry'Imana ryanditse mu ruhanga rwabo. Imana ishaka kuduhindura kugeza aho dusa naho izina ryayo ryanditse kuri twe, uturebye akabona Imana. Imana itugirire neza. Mbifurije mwese kuzura umwuka, kandi kuzura umwuka kwanyu bikaba kuzura Imana. Amen.